Imana azantabara. Toma la list for kuko umwami Imana azantabara. Amen. Ngo nicyo gituma ntamwara. Kweri. Ndashaka kuvuga ijambo abantu benshi murivugaho ariko ntabwo umwami Imana muvuga rimwe na rimwe mumuvuga ari uko Imana abaye amafaranga. Ariko ntabwo bikwiye ko muvuga Yesu yari ko abaye amafaranga. Wanashonje wamuvuga. Waburaye wamuvuga. Ari naniho abakozi Imana benshi bari gupfira bagashaka ngo bazavuga Yesu baguruka kuko babonye rugajya ari kuguruka. Kuko babonye ahubwo we hamya Imana yawe, hamya Imana wo wabonye, hamya Imana uzi, hamya Imana uvuga ngo Imana izanta uko byagenda kose Imana izantabara. Haleluya. Amen. Topila last for the kuwa Yesaya ngo yahamije Imana, ahamya Imana umuntu ufite imbaraga z'Imana. Yesu ageze akamukomanga. Haleluya. Akamuga ngo byuka. Niho rero ugeze muri Yesaya 60 yavuze ngo byuka urabagirane. Ndumva nshaka kuvugana nawe ngo byuka. Aho wari uri byuka. Va mu byaha, gira Imana icyizere, va mu busambanyi, va mu kwikinisha, va mu ibyo urimo, va mu ntonganye, va mu mati. Byuka. Etalawase kolemande. Byuka wongere uhagarare ku rufatiro rw'Imana. Byuka wongere ugira Imana icyizere. Byuka wongere ushingure. Byuka wongere weme. Byuka wongere ugira amafaranga. Byuka wongere uhanure. Byuka wongere wuzure umwuka wera. Byuka urabagirane kuko umuco wawe uraje. Message rero ntanze kuri cano niyo kukubwira ngo girira Imana icyizere uko wawe umeze kose Imana izagutabara. Nubona umuntu agenda mu modoka amenya ngo yavutse yambaye ubusa. Nubona umuntu arimo yigisha kaminuza amenya ngo yatangiye kwiga muri mu nyoni hasi. None kwa kundi Imana igenda imukuza igenda imushyira hejuru. Iyo Mana yakoze ibyo yabikora. Message niyo kugira Imana icyizere. Nubona umuntu afite ikintu runaka kurushijeho gira Imana icyizere nawe uzamurenga kuko twese twavutse kimwe. Nta muntu uvuka yambaye. Umuntu wese uba umuntu ukomeye, umuntu wese wiga amashuri, umuntu wese ukira, umuntu wese ubaka etaje nuko Imana abivuze avuka yambaye ubusa. Rero niba waravutse wigeze n'umuntu uvuka yambaye se? Yes, mbahaye ikaze aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye twifuza kugubwa neza. Dusoje abumva ibindi by'Ikinyarwanda. Hanyuma imbere ya kamera mafite pastori wo bakunze kwita Yanga. Umeze neza? Umeze neza ndaho. Sebo giye bari. Kandi nawe giye bari ndaho. Utuse Kampala. Mvudeyo. Utuse Sawameka. Natuse Kiro. Kiro natuse Kiro nsimanya sawa nae Kiro. Uganda kiri yotya. Bulungi amatoki guwe gali, engoko gali, buri kimwe cyo nacya. Amato. Kare webare kujya. Hanyuma reka dusuhuze abantu bari iyo. Yego. Mazima bagambira wano ndiwe wafe mu Rwanda naye bakwano banje muri Uganda bamishinganyo muri nyali ya Yesu naye turi mu kigambo cya Mukama wano wafe Rwanda nembanyiriza mu kigambo kare urumva ko nabo tubahaye ikaze abumva ururimi rw'Ikigande. Hanyuma reka tubwira abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bimutera agatebe kuko ni ijambo ry'Imana tugiye kuvuga. Hanyuma reka ubanze dushira imbere y'Imana. Ndagushimiye uri mwami mwiza uragira kumanga ndutembesha ubwami bwawe n'ubw'amahoro. Nshimiye abantu bose bagiye tukurikirana kuri icano bagiye kumva ijambo ry'Imana kugira bahabwe umugisha kandi bongere bagirira Imana icyizere ko duhaye umwanya wo kujya kuvuga Imana mu izina rya Yesu. Abatwumva hose aho bari hose mu bihugu bitandukanye bahabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma nguhaye ikaze. Ariko mbere yuko udushyiraho ijambo ry'Imana, yego, abapasiteri benshi ko bashiriye Bugandera. Abapasiteri benshi ushiriye Bugande nyuko mbireba nuko mbona wenda hano iwacu mu Rwanda hari insengero nyinshi bagiye bafunga. Kandi mu Bugande ho no mu giti kindimu uhakora urusengero haracyari akavuyo kandi babizi iwacu mu Rwanda nta kavuyo dushaka. Rero bashiri Bugande kubera ko no hari akavuyo Bugande abakavuyo.
hanyuma iyo ubona baje birukankira iyo ngiyo ubona ntago bazabakurura ibyago nkatwe twubatse iyo y'ibintu urumva ngenda atuye ndubatse n'urusengero ntabwo dukodesha iyo ugezeyo ahubwo urabakira ugashaka ukababwira ikibuga ukuntu kimeze wabona mbese mutari guhuza neza ukamubwira ati ntiwashobora hano kibuga. Yego. Ufite YouTube channel nshyashya wafunguye ugeze hano i Kigali cyangwa wayifunguye ugeze uri Kampala? Oya, nayifunguriye hano i Kigali. Bayita Ndaje TV. Ndaje TV. Nyamuneka wowe ukurikiye Iramiro TV nyarukira kuri Ndaje TV, hanyuma kandi subscribe ukoresha na comment kugira ngo ibiganiro bikugereho. Kandi koko nyamuneka nimba ukunze uyu muvandimwe, hanyuma mwereke urukundo ukanda subscribe ukora share na comment. Ni pastori afite itorero Sroa muri Imubende Ibukuya. Urumva rero ko ibintu byemewe. Hanyuma reka nguhe ikaze utugezeho icy'umwuka abwira amatorero. Mbo twasenze, reka niyegereza abantu mwese aho muri kugira ngo mwumve icyo Imana ivugana natwe. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yesaya ibice 50 umurongo waho wa 7. Haravuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Toma la list for kuko umwami Imana azantabara. Amen. Ngo nicyo gituma ntamwara. Kweri. Ndashaka kuvuga ijambo abantu benshi murivugaho, ariko ntabwo umwami Imana muvuga. Rimwe na rimwe mumuvuga ari uko Imana abaye amafaranga. Ariko ntabwo bikwiye ko muvuga Yesu yari uko abaye amafaranga. Wanashonje wamuvuga. Waburaye wamuvuga. Yesaya rero we yamuhamije amuzi neza. Ari naniho abakozi Imana benshi bari gupfira bagashaka ngo bazavuga Yesu baguruka kuko babonye rugajya ari kuguruka, kuko babonye kanaka ari kuguruka. Amafaranga bafite wenda ni Imana yabahaye cyangwa se n'ahandi. Ahubwo we hamya Imana yawe, hamya Imana wowe wabonye, hamya Imana uzi, hamya Imana uvuga ngo Imana izanta uko byagenda kose, Imana izantabara. Haleluya. Amen. Topila last for the kuwa. Yesaya ngo yahamije Imana, ahamya Imana kugira n'igihe arayihamya arangije arananirwa. Bibiliya ivuga ngo hariya muri 60 niho hatubwira ngo byuka. Ara Yesu yarabyutsa, arema abyutsa amubyutsa Yesaya, amubyutsa ngo Yesaya byuka. Era amaze kunanirwa. Bijya bibaho bakoze Imana, bibaho hagiye tunanirwa, tugakora Imana twambaye ubusa, tugakora Imana dushonje, tukananirwa. Ariko umuntu ufite imbaraga z'Imana Yesu ajyaza akamukomanga. Haleluya. Akamuga ngo byuka. Niho rero ugeze muri Yesaya 60 yavuze ngo byuka urabagirane. Ndumva nshaka kuvugana nawe ngo byuka. Aho wari uri byuka, va mu byaha, gira Imana icyizere, va mu busambanyi, va mu kwikinisha, va mu ibyo urimo, va mu ntonganye, va mu mati. Byuka etalawase kolemande. Byuka wongere uhagarare ku rufatiro rw'Imana. Byuka wongere ugira Imana icyizere. Byuka wongere ushingure. Byuka wongere weme. Byuka wongere ugira amafaranga. Byuka wongere wubaka inzu. Byuka wongere ugende mu modoka. Byuka wongere uhanure. Byuka wongere wuzure umwuka wera. Byuka urabagirane kuko umuco wawe uraje. Yesaya 50 naho twasomye hawe ngo kuko umwami Imana azantaba. Nabayeho mba mu busima bubi n'ubwiza ukagenda bivangavanga, ariko mfite Imana icyizere. Message rero ntanze kuri icano niyo kukubwira ngo girira Imana icyizere. Uko waba umeze kose Imana izagutabara. Nubona umuntu agenda mu modoka menya ngo yavutse yambaye ubusa. Nubona umuntu arimo yigisha kaminuza menya ngo yatangiye kwiga muri mu nyoni hasi. None kwa kundi Imana igenda imukuza, igenda imushyira hejuru. Iyo Mana yakoze ibyo yabikora. Message niyo kugira Imana icyizere. Nubona umuntu afite ikintu runaka kurushijeho, gira Imana icyizere nawe uzamurenga. Kuko twese twavutse kimwe. Nta muntu uvuka yambaye. Umuntu wese uba umuntu ukomeye, umuntu wese wiga amashuri, umuntu wese ukira, umuntu wese ubaka etaje, nuko Imana abivuze avuka yambaye ubusa. Rero niba waravutse wigeze n'umuntu uvuka yambaye se?
wenda ngo nuko yambaye ngo azajya ku isi ngo akire ngo wapi, abantu bose bavuka bambaye ubusa. Nibyo rero kwa kugira Imana icyizere, Imana yakwambitse, Imana yagukuye, yeza kubwira zo ngo nagusanze wigaragura mwivata ryawe, ndavuga ngo baho. Imana yatumye ubaho, ikurinze intambara zitandukanye, ikurinze za corona, ikurinze ibitero byari byinshi, barakuvuze ntiwapfa, bavuze iki ntiwapfa. Iyo Mana rero message yanjye niyo kubwira abantu ngo girira Imana icyizere, Imana ishimwe kandi Imana ihimazwe. Nsoza kugira ngo mvuge ibintu biceya, yewe wa mubyeyi we, yewe wa mukobwa we, yewe wa musore we, yewe wa mugabo we, cyane cyane ndase ku bakozi b'Imana, uwo ari we wese yazamuka. Hari umuhanzi nkunda wari imindimi ivuga ngo iki ni igihe, bamwita Arufa, yajyaga zaho nabaga mfite itorero ku Gisozi, maze gutandukana no bitaruga Genosene, itorero ry'Gasoro wa Mupantekote, hana ryo ni muri hari ajya ngo Arufa namuririmba ngo iki ni igihe cyo kumukorera. Reka mbwira umuntu wese unyumva, shaka umwete wo gukorera Imana, ko iki ni igihe cyo kumukorera no kugira Imana icyizere. Message niyo, kugira Imana icyizere. Reka kureba ibintu by'irukankana ngo wirukange, gira Imana icyizere, aho utageze Imana izakugeza. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo Yesaya amaze kwivuga, abantu baravuga ngo Yesaya ukoze iki, avuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Bamurebera mu buzima yararimo, bamurebera mu bucakara, ariko yari afite isezerano, yari afite icyizere cy'Imana yuko izagira gute, izamutabara. Reka nkubwire, turacyakomeje kandi turacyafite Imana icyizere yuko izadutabara. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma urakoze cyane Pastor Yanga. Yego. Kubwo kutuzana ijambo ry'Imana. Yego. Hanyuma ni message waruzaniye abanyarwanda. Yego. Aho bari hose waruje kuba warazobazaniye message. Yego. Hanyuma nk'umuntu agukeneye yakubona gute, yakuna kuye murongo? Yego, nomero yanjye ni 079 40 88 995 079 40 88 995. Iyo niyo nomero wamboneraho unshaka. Hanyuma harya ukora ku TV? Ndaje TV. Yego. Channel yanjye yitwa Ndaje TV. Hanyuma no ku mbuga zitandukanye muzajya musangaho. Rimwe na rimwe mba ndi mu Bende, rimwe na rimwe mba ndi mu Rwanda, mba ndi ku maradiyo atandukanye. Aho hose ngenda ngorera yuko ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana. Channel yanjye yitwa Ndaje TV, muzasangaho Donati bakunda kwita Yanga. Imana ishimwe cyane, ni pastor, ndi profete, ndi umukozi w'Imana. Dusengere. Mana turagushimiye kubwira ijambo. Ndagira ngo mbwira abantu bose ngo bonge bakugira icyizere. Ijambo ryavuze kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma ngomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Umuntu wese utwumva murinde gukorwa n'isoni, umuntu wese utwumva mutabare mu gihe cye, umuntu wese utwumva mushyire hejuru. Ndangije nifurije abanyarwanda umugisha w'Imana, n'abari hose batwumva n'amahirwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, ciao 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 ciao.